kaca ya kabombo kurati na de muri kumwe na pi wanyu. Uyu munsi tuje kuri ya channel yacu mukunda cyane muri benshi DM official. Alright. Turabwira ngo mujye munyarukiraho mukore subscribe kugira ngo tujye tukomeza tubagezeho byinshi bijye bitandukanye, tubagezeho ibihangano byacu, tubagezeho ibiganiro byacu kugira ngo mujye mukomeza mubane natwe. Vuba cyane muraza kubona n'indi channel nshya tuzayibakundisha. Ndabeshara oya nibyo tuzayibakundisha. Bo uyu munsi rero nkuko ubushize mu gice cya mbere twaberetse masengesho devota cyangwa se muntu bita Maombi wacu afite impano idasanzwe yo kuririmba indirimbo za gospel ndetse n'izubaka igihugu. Uyu munsi nanone nkuko mwabibonye twabazanira undi mutumirwa tugenda tubahindurira cyangwa se tunabazanire ya couple nkuko mwabidusabye muri comment ngo ba bantu tubagarure. Uyu munsi tubakaba turi kumwe, araza kutwibwira ngo ntago mumuzi. murakoze. Njye nitwa Mutesi Jeannette. Ukora iki? Ndi umukinnyi wa filime. Umukinnyi wa filime, wow. No kuvuga ngo ni umwactress. Abataramubona vuba cyane araza kubatamo imizigo cyangwa se araza kutubwira aho dushobora kumubariza kugira ngo dukomeze tubane nawe ndetse tunashyigikira iby'iwacu kugira ngo dukomeze tuzamure impano z'iwacu. Uyu munsi rero tukaba turi kumwe na Maombi akaba ari umuhanzi nkuko mwabibonye mu gice cya mbere. Ubu rero tugiye kumva noneho birambuye ese iyo tuvuze ngo umuhanzi cyangwa se impano y'ubuhanzi watangiye kuva ryari wimvamo ko uri umuhanzi? Natangiye kwiyumvamo ko ndi umuhanzi 2022. Hari umuntu nigeze kubaza ko yatangiye kwiyumvamo ko afite impano ryari yo kuririmba cyangwa se yo gukina filime. Yari afite kuririmba, kubyina no gukina filime. Yaratangiye izo mpano arazifite. Mubaje ngo watangiye ryari kwiyumvamo ko ufite impano yo gukina filime no gusetsa. Arambwira ngo nejo. Wowe wowe ni 2022. Natangiye nkuko nabibabwiye mu kiganiro cyo muri part 1, natangiye kuririmba no guhimba indirimbo niga mu wa mbere primaire. Ndi dirigente wa korali y'abana, nkora ibihangano, nkabyigisha korali, n'ubu baracyabiririmba nubwo abatoya bakirimo muri korali. Hanyuma nza ndakomeza ngeze secondaire nibwo naje gutangira gusohora indirimbo hagaragara kuko nari maje kumva ko byanga byakunda impano yenye mfite ndi umuhanzi. Nakoze indirimbo imwe. Tukiri aho ngaho ngira ngo ibyo twarabivuzeho, hari ikindi ahubwo ngewe nakubonye ko nigeze kujya ahantu mu bukwe nkabona uri gusohora abageni. Ibyo bihurira hehe n'ubuhanzi bwa gospel? Urakoze cyane. Nabyo ndabikora, sohora abageni mbaririmbira basohoka mu nzu. Maze igihe nabyo mbikora nk'imyaka 2. Hari abageni benshi batandukanye njya nsohora baririmbira iyo mpano nenda ifite indirimbo zo kuriza abageni babyita ibihozo. Mfite n'indirimbo zitandukanye zivuga ibikorwa biri hanze hanga tubona bya leta. Mfite indirimbo za RPF, hari niyo nababwiye ubushize amashusho muraza kuyabona nimujye kuri channel. Hanyuma mfite n'indirimbo nyinshi z'Imana zitandukanye. Na ya ndirimbo nababwiraga yitwa kubabara ntabwo bihoraho, ubu yasohotse audio nayo muzayisanga kuri channel n'ibindi bitandukanye. Tukiri aho ngaho ko muri kino gihe ngabageni bafite ikibazo cyo gusohoka ntibarire. Abahanze basohora abageni sinzi niba ariho mwe impano muri indirimbo muri gusohora cyangwa se muri gusohoza abageni atari zo zikora ku mitima, cyangwa nuko ari ikibazo cy'abageni bafite ikibazo cyabababaje. Sinzi uko bimeze. Imirongo yarashize cyangwa abageni bafite ibibazo byarabababaje cyane. Na urambajije koko uramamije pe. Sasa nimwe musohora abageni nabi cyangwa abageni bafite ikibazo cyo kutarira? Abageni rero ubundi mu muco wa kera, mu muco wa kinyarwanda wa kera, umugeni yarangwaga no gusohoka iwabarira. Bikaba umuco rwose niyo umugeni yasohotse ari ubona ari byiza, ubona ababaye kasize nyina ariko nanone agomba kugenda, ukabona biri romantique. Ngiyo nanabibona mubona ari byiza. Umugeni utarize rwose ubona hari ikibazo, ubona
ariko mu by'ukuri ab'ubu ngubu bo banga kurira kubera make-up bajya batica make-up urabyumva nayo make-up irahenda. Janet reka tubigarukeho ubundi kera ko umugeni yasohokaga arira yarizwaga n'iki? murakoze cyane. Kera habagaho umuco wo kurira. oya si wo kurira ni mu bintu bisanzwe. Umwana iyo yabaga agiye kuva iwabo yatekerezaga ukuntu agiye kuva mu bavandimwe, agatekereza ukuntu agiye gusiga ababyeyi be, agatekereza ukuntu asize urungano, akagira amarangamutima, akagira emosiyo, akarira. Kandi no muri iki gihe umwana ufite umuco rwose utekereje kuri ibyo bintu ararira. Usigaye harira n'abagabo. None se yarizwaga n'ibyo asize cyangwa ibyo asanze? Njye ntekereza ko yarizwaga n'ibyo asize, ariko nanone agatekereza n'aho agiye atazi ibyaho uko bimeze, mbega agatekereza cyane bigatuma noneho agira ubwoba. None se ko muri ino minsi hari igihe bajya kurushinga, hari n'abo bashyingiranya, njye nkunda kujya mu bukwe ugasanga wenda afite nk'amezi 3 yenda kuronshinga alubumu. Ikibazo cy'uko wenda batarira si uko wenda ari uko baba bamenyeranye cyane bitandukanye na kera. Alubumu nabyo kuronshinga alubumu yabyumvishe nabyo birimo kuko kera hari igihe barisanga kera ni ukuvuga ngo baba bavuye mu rugo bagiye mu rundi n'ubundi basanzwe bamenyereye. Kera niyo mpamvu batarira ntitukabeshyera abahanzi. Kera hari igihe nako umukobwa we wa kera yajyaga gushaka umuntu atanazi atigeze abona, baramurambagira umusore bakamurambagiriza, bamuzanira upfu ijisho, bamuzanira udafite amenyo, udafite ijisho bakamumuzanira, ariko bakamukuzanira mukajya gukora ubukwe mutanaziranye. Ibyo byose byatumaga avuga se ngiye kujya hehe, hameze hate, nzabaho neko nsiza wanjye. Ariko ab'iki gihe muba mumenyeranye, ni wowe muriteretanira mukamenyana mukaganira ibintu byose mukabikora. Mbega ntabwo umugeni atinya umusore, nta nubwo umusore atinya umugeni we, kuko baba barakoze ibintu byinshi cyane mu guteretana kwabo. Icyo ni ikiganiro wenda tuzafatira umwanya nyirizina kuri ya channel yacu ducishaho ibiganiro by'umuco ndetse n'ahandi hantu, tuzagifatira umwanya wacyo tunamenye byinshi cyane byimbitse aho ngaho. Urumva nk'icyo kiganiro tugifasha tukagikora byaba ari byiza. Hari byinshi twabasha gusesengura tukamenya se ni kubera iki ubundi bavugaga ngo umwana nabanza aganire na nyirasenge, aganiranaga na nyirasenge ibiki, ubu se baracyaganira? Ni ikibazo nyine biri hagati. Rero ntitugashinje ngo ubuhanzi bufite ikibazo cyo kuriza abageni. Njyewe nabonye abageni muri ino minsi byarababaje cyane. Maombi ntibakamubeshyere ngo ntago ajya bariza neza, ariko arabasohora da. Tubabwira ngo icyo kiganiro byimbitse muzagisanga kuri Buganza TV cyangwa se kuri Fun TV yacu yacu ibasha kuba yabacishirizaho ibiganiro byiza byubaka umuryango nyarwanda. Rero tujya kuza muri kino kiganiro nabaciyeho muri kuririmba akaririmbo ko gusohora abageni. Ngira ngo iriya mpano mufite ngiye ko numiwe, bimeze bite? Mwatubwiriye abadukurikiranye kuri DM kugira ngo babashe kugira ngo bumve koko abantu turi kumwe abo bari bo nyirizina. Mudukorezeho rwose. Abakobwa b'iwacu, abakobwa b'iwacu ni beza cyane, ntibagira uburyarya, shenge bahirira inyana. Abakobwa b'iwacu barakagwira, urasohoka udatinya, ihe
urebe maze shenge ugarika ibyano shenge inseko yawe irera nyabusa nsekera ngushushanye shenge nsekere ngushushanye kandi nkugabire gaju. amajwi yanyu rero arimo neza kabisa, ahubwo sinzi impamvu nyine batarira. Njye nari ngiye kurira nubwo nari umugeni bo aho ngaho rero hari ibintu umuntu aririmba natwe nk'urubyiruko bo muri vision ntitubisobanukira. Kugarika ibyano ni ibiki uratubwira? Sinzi wenda niba namwe icyo cyiciro mwarakirenze namwe muri New Vision, ariko nyine hari amagambo bari mazimije twebwe nk'urubyiruko cyangwa se abantu babasha kubyumva ntitubashe kubyumva ngo tubisobanukirwe neza. Kugarika ibyano muzadusobanurire ese kugarika ibyano ni ibiki? Harimo n'andi magambo akomeye. Tugaruka hano tuzabasobanurira. Tukigarukiye kuri Devota muri no minsi ni ibiki ufitiye abafana bawe muri rusange? Murakoze cyane. Abafana banjye ba Devote official mbafitiye byinshi. Hari indirimbo ya RPF hora ku isonga yasohotse, muraza kubona amashusho, muraza kubona uburyo ikoze. Tumaze igihe kinini turwana nayo tuyitegura tuyitunganya, muzatubwira muri comment uko mwabibonye. Muzajya n'ubundi kuri Devote official muyirebe, hanyuma mujye mwibuka gukora subscribe, mukore share, mukore comment, mukore like, kugira ngo mudushyigikire dukomeze dukore n'ibindi bikomeze kuba byinshi. Hanyuma nkuko nari nabibabwiye ubushize mu kiganiro cya part 1, nari nababwiye ko hagiye kuza indirimbo ya kubabara ntabwo bihoraho. Ni indirimbo nakoze nise kubabara ntabwo bihoraho, nayo ni imwe muri za ndirimbo nanditse nkiga muri secondaire. Ubu noneho natangiye gukora kugira ngo nayo ijye ahagaragara. Nta mpamvu n'imwe ugomba kurwana kugira ngo impano yawe idapfubirana. Igihe cyose nkuko twahoze tubwira rwa rubyiruko mukuri ya channel ya Buganza TV ko ugomba gukora cyane rubyiruko, byanga byakuna no gutangira byanga igihe kigeraho bikazaza. Iyi ndirimbo nayikoze kera 2022 nibwo nayanditse, ariko ubu tuvugana ubu nibwo ndimo gukora ama audio yayo, twitegura na video mu minsi iri imbere. Mu by'ukuri nta mpamvu yo gucika intege, gerageza ukore gake gake, igihe kiragera bikaza ukagera ku byo wifuje. So ni muri urwo rwego rero bashishikariza kugira ngo muzagende mujye kuri channel muyirebe, mutubwire uko mubibona, niba mudushigikiye, niba dukomeza nabyo mubitubwire, kubera ko ni mwebwe bacu. Murakoze. Tukiri aho ngaho, umuntu bita Janet, ibintu bijyanye na sinema ese n'umuziki uba wumva bifitanye iyihe sano muri entertainment? Isano iri hagati y'umuziki na sinema numva byuzuzanya, kuko muri sinema naho hari igihe hakenerwa indirimbo. Ubwo rero numva byuzuzanya. Ku bijyanye na sinema, tugarutse muri sinema nyarwanda, nubwo wenda atariyo topic yacu, kandi nabyo ni umuziki, kankeka ko mu minsi hari amakuru mfiteho ko mushobora kwinjira no muri sinema. Devota ubyumva ute mu bijyanye na sinema n'indirimbo ndetse no gusohora abageni? Izo mpano zombi uzihuza ute? Izi mpano zombi ni impano nahawe n'Imana kandi nkunda, n'undi muntu wese uzifite musaba kuzikunda kuko ni impano nziza. Ntabwo ari benshi bagira amahirwe yo kuba bazifite. Gusa uko waba ufite impano kose ugomba kuyishyira mu gihe runaka, ukamenya uburyo ubikoresha ntibyica ibindi, kandi byose ukabikoresha bikakugirira umumaro, bikakubyarira umusaruro. Umusaruro mvuga wa mbere nuwo kugira ngo abantu dukorera, abo dukeneye kugira ngo ibihangano byacu bigereho, bibashimishe, bigiraho bibavana naho bibageza, nabo babone ibyo twabahaye kandi biba biri mu nyigisho nzima, yaba ari ibihumuriza abantu, yaba ari ibibakomeza, yaba ari ibibatera imbaraga kugira ngo bagire aho bava naho bajya, yaba ari ibyigisha abantu kugira ngo imyumvire iri hanze aha ngaha nayo ihinduke, kugira ngo tume isi iva aho twayisanze ahubwo tuyigeze aheza kurushaho. Hanyuma
ibi byose tubona biturimo ni byiza ko tubishyira hanze kandi mu gihe cyabyo ntawe bikomerekeje utagize ubangamira kandi mu buryo bwiza utakoresheje bwa bundi twahoze tuvugaho kugira ngo bitugire umumaro nabo tubihereza bibagirire umumaro nuko mba mbibona. Dusoza ikiganiro cyacu dusoza kugira ngo tubashe kuba twabakumbuza ese iby'ubushize bitaha bizagenda bite cyangwa se niye content twabateguriyeho ngira ngo umuntu bita Maombi muramumenyereye muramusobanukiwe neza ko ari umuhanzi, umuntu bita Janet mwamenye ko ari umukinnyi wa filimi ndetse akaba nawe akora mu nganzo afite n'ijwi ryazamukagamo ukuntu bo dusoza ugiye kuturirimbira indirimbo ebyiri kugira ngo tubashe kuba twataramira abadukurikiranye kuri MDV kugira tubashe kuba twabaha ibihangano byacu twagiye. Ngiye kubaririmbira indirimbo ya kubabara ntabwo bihoraho. Kubabara ntabwo bihoraho, ubupfubyi ntabwo buzashira, guhangayika ntabwo bihoraho, kuko Imana ikitwitayeho. Nshuti yanjye shira intimba shira agahinda, kuko wakuremye niwe uzagutabara. Umutabazi wawe aguhora hafi, azakurinda komera ihangane. Nshuti yanjye we shira intimba shira agahinda, kuko wakuremye niwe uzagutabara. Mutabazi wawe aguhora hafi, azakurinda komera ihangane. Bisigaye muzabisanga kuri channel. Hanyuma indi ndirimbo ni iyo twakoreye amashusho Yego yitwa RPF hora ku isonga. RPF umuryango w'abanyarwanda, RPF moteri y'igihugu, komeza utsinde RPF uhore ku isonga. RPF Kagame tuyobore, Kagame tuyobore, imvugo niyo ngiro, Kagame tuyobore, turagushigikiye, imvugo niyo ngiro. FPR tuyobore, imvugo niyo ngiro. Imiyoborere myiza gira inka munyarwanda, amajyambere arambye, icyaha ni gatozi ku muntu, uburezi budaheza, umutekano ni wose, twigirwaho n'amahanga. Thank you Kagame. Ibindi muzabibona rero naho utaha. Alright, rero mwari kumwe na Pi wanyu ndetse tubabwira ngo twari turi kumwe n'abatumirwa bacu nkuko musanzwe mubikurikirana ko tuzana abantu babasha kuba badususurutsa ndetse tukamenyana byinshi bigiye bitandukanye kuri MD official Devuta official. Tubabwira ngo mukore subscribe, mukore share. Tubabwira ngo twari turi kumwe na Maombi ndetse n'umuntu bita Janet. Vuba cyane muraza kubona ibihangano bye. Ciao ciao, Istra Vista.